Muraho neza bavandimwe, murakaza neza kuri Merance TV show. Imana yo mwijuru ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi reka turebe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 13. Haranditse ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana dusangiye gucungurwa kwera, Yesu atanga imbabazi, Imana yacu itanga imbabazi, kandi iyo wihannye Imana irakubabarira. Iyo wizeye uhabwa imbabazi, ubuntu bw'Imana nawe bukugeraho. Mwene data muvandimwe, guhinduka ni intambwe ikomeye, kandi reka nkubwire ngo icyizere cyo turacyagifite cy'uko twagirirwa neza n'Imana. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo ubutumwa bwiza buri kukubwira ngo hinduka wizere, nawe uzahabwa imbabazi. Ahangaha biragusaba gusenga, ahangaha biragusaba kwambara imbaraga, ahangaha biragusaba kuba mu byiringiro, kandi ukizera ko Imana yacu ihari kandi ikora. Muvandimwe mwene data mukozi w'Imana, umunsi reka nkubwire ngo rwanya ubwoba, gira kwizera, gira kwiringira, gira ibyiringiro, kandi ibyiringiro byacu ntabwo bidukoze isoni. Uyu munsi mwene data reka nkubwire ngo umutekano wawe imbere y'Imana urarinzwe, kandi nuhindukira ugatera intambwe ugana ku Mana, nayo izaza igusanga. Saba Imana iguha umwuka wera, ugire ukuri muri wowe, ugire urukundo, kandi wizere intsinzi iturutse ku Mana uzayibona. Imana yacu igira neza, Imana abayemera bose igenda ibagirira ubuntu. Saba Imana iguha imbaraga, kandi reka nkubwire ngo Imana yo mu ijuru irakwakira nuyemerera ukayisanga. Rero mwene data reka nkubwire ngo kubaho mu buryo bw'ubumana ni ibintu byiza kandi bituzanira imigisha mu buzima bwacu. Imana rero ikomeze kutugirira neza. Uyu munsi ukeneye umugisha uturuka ku Mana, kandi reka nkubwire ngo inzira y'agakiza irashoboka, inzira yo kubana n'Imana irashoboka, kuko iri jambo ry'Imana tubabwira buri munsi ni iryatuma buri wese ahindukira, wakuramo inyigisho nzima kandi zikugeza ku Mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero ukunda ijambo ry'Imana, kandi uze kuri Merance TV show, uzajya uhasanga ibyaguhembura, uzajya uhasanga ibyakurinda, kandi uzajya uhasanga ibyatuma ubugingo bwawe buhembuka buri munsi. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe, kandi reka nkubwire ngo uzarokora ubugingo bwawe. Rwanya rero irari, urwanye irari ry'iby'isi, urwanye icyatuma Imana itakwishimira, ubugingo bwawe bube bushya imbere y'Imana. Kandi reka nkubwire ngo hindura icyerekezo, hindura ubuzima, menya Kristo. Ijwi ry'Imana riri kugushaka uyu munsi, rigira ngo uze nawe mu ntore z'Imana, uze mu bana b'Imana, nawe ugirirwe ubuntu, nawe ugirirwe neza. Reka nkubwire ngo rero mwene data, uyu munsi Imana iragusaba kwezwa, Imana iragusaba kuba mu mwanya mwiza wo kuyegera, Imana iragusaba kugira ngo nawe uze mu bana bayo. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero menya ukuri, uyu munsi va mu byaha, uyu munsi va mu buyobe, va mu byo wibwira, tera intambwe nshya, Imana nayo izakugirira ubuntu. Imana iracyaguha amahirwe, Imana itugirire neza. Uyu munsi ufite amahirwe akomeye, wababarirwa nubwo waba waracumuye, Imana iracyakora, kandi Imana uyu munsi iracyatanga imbabazi ku muntu wese. Ubuzima bushya muri Kristo turabukeneye, kandi dukeneye imbaraga zituruka mu kwihana. Dukeneye Yesu kugira ngo aze abane natwe, adukureho ingoyi z'umwanzi, kandi aduhumure amaso, twizere ukuri kandi twizere ijambo ry'Imana. Mwene data reka nkubwire ngo mbese wari uzi ko Imana ikwitaho? Wari uzi ko Imana igukunda? Uyu munsi ni ukuri intsinzi iva ku Mana iraje igusanga, kandi ije iwawe ku muryango. Uyu munsi uri uw'agaciro imbere y'Imana. Gira ibyiringiro nubwo bimeze nabi kuri wowe, nubwo bimeze nabi ukaba ubuze ibyiringiro, ariko reka nkubwire ngo ongera ugarure ibyiringiro, kubera ko Imana iracyari
ari kumwe nawe. Imana yacu itinda kurakara kandi Imana yacu ihora yera ibihe byose, ihorana imbabazi ibihe byose. Senga Imana irumva kandi wicika intege. Imana iracyagukunda, Imana iracyagutekerereza ibyiza ku buzima bwawe. Menya ko Imana ari umubyeyi wawe kandi Imana itandukanye n'abandi bantu abo ari bo bose ba hano mu isi. Reka nkubwire ngo rero mwene data, Imana izi ibyawe kandi rwose izakugirira neza. Imana ni urukundo, Imana ijya ibabarira, Imana ihitamo kubana natwe iyo tubyemeye. Imana ifite ibyiza yakugeneye kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umugambi muremure cyane. Imana rero ikomeze ikugirire neza, ikomeze ikwishimire. Reka nkubwire ngo rero mwene data, nta cyaha Imana yacu itababarira, kandi reka nkubwire ngo imbabazi z'Imana nizo zikomeye kurusha ibyo bibi byose twaba twarakoze. Ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Kwemera biruta kumenya. Uyu munsi emera, maze nurangiza kwemera uzamenya n'ibizakurikiraho, kandi uzabona Imana mu maso yawe, uzabona Imana izataha mu mutima wawe, uzabona Imana izataha mu byiyumviro n'ibyishimo byawe, uzongera uhinduke undi muntu, kandi uzumva amahoro menshi cyane atemba mu mutima wawe, amahoro atemba mu bugingo bwawe. Yesu ni umucyo w'isi, yaje kumurikira abantu. Ubugingo bwacu ni ukuri buramukeneye. Komeza urugendo rero mwene data, ushaka imbaraga z'Umwuka Wera, kandi nkubwira ngo izina ryiza rya Yesu riracyafite imbaraga. Izina ryiza rya Yesu riracyakurinda. Imana irinda abayo, Imana iragukunda nubwo wumva utabikwiriye. Hari igihe wakumva udakwiriye imbabazi, hari igihe wavuga uti ese ubu nkanjye Imana yambabarira ihereye hehe? Ariko reka nkubwire ngo shikama, kuko Imana yagusezeranyije imbabazi kandi izaziguha. Mbese mwene data, reka nkubwire ngo ijwi ry'Imana urarikeneye muri wowe. Ijwi ry'Imana urumva uyu munsi wa none witeguye kuryakira. Imana rero igiye kuguha imbaraga, kandi ijwi ryayo rigiye kugutahaho. Imana ikugirire neza, kandi Imana iguhe ibyo umutima wawe ushaka. Ibihe bibi byigutera ubwoba wanyuzemo, cyangwa se ibihe bibi wumva bikuri imbere, ibyo ngibyo Imana irabinesha. Rero mwene data, reka nkubwire ngo uyu munsi wiba umuhombyi, ahubwo uyu munsi Imana iri kugushaka. Wihomba, Imana yacu ije aho uri kandi ije igusanganira. Mwene data, reka nkubwire ngo reba uko Imana yahinduye Pawulo, wari mubi, warenganyaga ubwoko bw'Imana. Pawulo utarigeze kumenya Imana, Imana yaramuhinduye arongera aba muzima. Imana imuha Umwuka Wera, iramwuzuza. Pawulo agenda avuga agakiza k'Imana. Pawulo yongera kuba umuntu, agarura abantu benshi kuri Kristo nubwo atari yarigeze kumenya Imana. Imana rero nawe yakugirira neza mwene data. Mbese witeguye kugendana n'Imana? Mbese witeguye imbabazi zituruka ku Mana? Reka nkubwire ngo Imana iraje, kandi nonaha menya ko Imana ije kubana nawe. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, kandi Imana iguhe kuyimenya, iguhe gukunda ijambo ryayo, iguhe ibyo ukeneye byose, kandi ibyishimo waburiye muri iyi si, ibyishimo utigeze ubona, ibyishimo byabuze mu mutima wawe, mu marangamutima yawe, ndetse no mu byiyumviro byawe, Imana iraje ngo ibiguhe. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ni kuri Emerance TV Show, muze twumve ijambo ry'Imana, muze tuganire, kandi mbabwira ngo iki kiganiro ntukihererane, ucyoherereza inshuti zawe, kandi ujye utwandikira muri komenti, utubwire ibyo wifuza, kandi utubwire uko umeze, twabasengera, twabageza ku Mana. Mbese wowe ubabaye, wowe ufite ibibazo, reka nkubwire ngo Imana yadushyizeho kugira ngo tubasengere. Imana yadushyizeho kugira ngo tujye twumva ibibazo abantu bafite, tubasengere, kugira ngo nabo Imana ibiyereke, kandi amahirwe Imana itanga nabo abagereho. Murakoze cyane kubana nanjye. Ni kuri Emerance TV Show. Shalom, shalom.